yambitse byirata ngo Yuda yegera Tamari. Tamari ngo yari afite agatambaro akaganya kikinga mu maso kugira ngo Yuda atamenya ko ari umukazana we. Amugeze iruhande aramubwira ati niko wankumiwe ko nifuza kuryamana nawe wabinyemerera? Tamari ati no business yanjye, hano hanze dufite abantu bafite business yo kuryama, mube maso. Barasaze. Wakemera tukaryamana? Tamari ati niko kazi nkora. Yuda aramubwira ngo none se ko shaka ko turyamana urabinyemerera? Tamari ati ndaryama. Yuda ati ngaho turyame. Umva ko Bibiliya yavuze. Tamari yahise amubwira ngo none se bakubwiye ko baryamira ubusa, nituryamana urampa gisasuro ki? Urampa iki? Yuda aramubwira ngo ngira ihene, ngira umukumbi, ndakohereza umwana w'ihene mu mukumbi uzamenye ko waryamanye n'umugabo. Tamari ati ndabizi ubyutse ntiwamenye ko wageze kuryama, urasiga ingwate kugeza hiyo hene izazira. Tamari ati ndagusigira ngwate ki wa mugore we? Ati muze nta mvura yaguye mpereza iyo nkoni, nuza ni hene nzaguhereza inkoni yawe. Yuda afata ubutware bwose yagiraga arabutwara abutanga. Ufite abantu biyambuye batafite namba. Yuda ati singuhaye inkoni siyo washakaga, ngaho ryama. Tamari ati muze ndabizi ikimenyetso kimwe ntikigira umugabo makandi kamwe. Ati ngo akandi gaki? Ati mpereza uwo mushumi wambaye. Yuda afashe ukuri kose yagiraga kuri karitsiye, muri botike, mu muryango, kuri kose arakenyurura aramuhereza. Ati ngaho ryama. Tamari ati muze nyongera kandi kamwe. Yuda ati nguhe iki? Ati mpiyo mpeta wambaye. Yuda afata amasezerano yose, ayo yaherewe mu mazi, ayo yaherewe mu yitate, ayo yaherewe Shere, ayo yaherewe Nyarugenge, aramuhereza. Bibiliya yatubwiye ngo bararyamana, amutwika inda umukazana we. Yuda abyuka atazi ko yaryamanye n'umukazana, abyuka yambara ibikote bitagira ukuri. Dufite abantu bambaye ibintu ariko bidafite ukuri. Abyuka akenyera ibipataro bidafite mushumi. Tamari nawe abyukana agasakame ke n'impeta n'inkoni n'umushumi, akubise mu isakame arigendera. Yuda nawe aramanuka, ageze mu rugo aragenda afata ihene ahereza abagaragu barabwira ngo nimushyire ya ndaya iduhereza ibintu byacu. Abagaragu baraje bashaka Tamari baramubura, bahura n'abantu bati nta ndaya mwatuboneye hano? Bati nta ndaya iba muri Isirayeli, mwayobye. Baragenda babwira Yuda ngo wa mugore twamushatse turamubura. Umva ijambo Yuda yavuze ryanteye ubwoba. Yaravuze ngo nimumureka byijyanire hatagira umenya ibyambayeho. Barakuzi, urazwi. Yuda atangira kuba mu murimo yambaye imyambaro itagira ukuri, itagira ubutware, idafite amasezerano. Tabana kudukangisha ibyenda bitari mu kuri, by'ibinyoma. Gukiranukira mu mwambaro wambitswe n'iki? N'igihe. Bihe birambika we, ibihe birambika we. Kandi abo mu uyu mujyi wa Kigali we, mwebwe mwambaye bidasanzwe we. Umuntu arabura arakima yakubitamo ibubu kagira ngo ahembwa n'igihumbi ntacyo afite, yirwa iskoroka. Duhuriye n'abantu mu mujyi Matewusi, gahura n'umuntu wafunze costume akaguhobera nk'ukuzi. Ati yo ati sinari nguherutse, kumva arabwo ati no ese nta desa wandusha nkajya yega ibyambaro by'ibinyoma. Tamari. Yuda bamwubwo buzima. Ikintu cyanteye ubwoba, yanda bateye Tamari amezi 3 gusa yari igaragaye. Abazi kuzireba barayirebye bati Tamari ko asigaye agenda nk'utwite. Baragenda babwira sebukwe, baramubwira ngo umukazana wawe aratwite. Yuda arababwira ngo ninde utwite? Bati ni Tamari. Yuda ati hoya, muri Isirayeli nta muntu ujya usambana. Iyo nda yaba yarayitewe nande? Ko nta muntu usambana muri Isirayeli, ko kizira. Iyo nda yayikuyeho. Ikintu cyantangaje ngo Yuda yahise ajya mu gitabo ashaka amategeko hano abantu basambanye, asanga nabiri. Rimwe ni uguterwa amabuye, kabiri ni ugutwikwa. Ahita avuga ngo mugende mufate Tamari, mukoresha itegeko, mumutwike cyangwa mumutera amabuye. Yazanye ikizira muri Isirayeli. Bajya gufata Tamari, bageze yarababwira ngo ninde wabwiye ngo muntwike? Bati ni sobukwe Yuda. Ni ubivuze? Ati amategeko ya dusomeye twasanze ari kavuga. Ni ubivuze? Ati niwe. Ati none murantwikira he? Ati bateguye stade Karubanda, aho uratwikirwa ku buryo umuntu wese azatinya ubusambanyi. Wazanye ikizira mu itorero, nta ndayiba muri ADPR, ibintu wakoze ni ibiki? Tamari aterekanze mu njyane, yinyabya mu nzu, afata ya nkoni, afata wa mushumi, afata ya mpeta, ashyira mu isakame. Ati ni mu njyane ho mu ntwikira. Bamugejejeyo, ati mbere yuko mu ntwika data buko muhamagare mu ntwika yihana rero urwo ngiye gupfa. Bajya guhamagara Yuda bati mukazana we yanze ko tumutwika udahari, ngwino tumutwika ureba. Ati ubuse ntiyantera umwaka umuntu wakoze ibyaha bingana bityo? Abakubisemo ibikote
bitagira ukuri, bitagira impeta, bitagira amasezerano, bitagira ubutware. Gukiranukira mu mwambaro wambitswe n'iki? N'igihe Yuda arazamuka, babonye azamutse, protokole zidasanzwe, bamurebye bagira ngo ni Yuda wa kera, kumbi ni Yuda ubu. Dufite abantu b'iki gihe ugira ngo n'abaprofete bambaye imyambaro y'uburiganya. We maso, ibyera byose si amata, ibiri mu mazi byose si amafi. Abantu biyambitse imyambaro itabakwiye, maze ngo ahageze baramureba bati muzehe mwakoze kutwitabira uyu muhango turimo, twagira ngo muduhereze uburenganzira dutwike Tamari. Iyo dusenga tuvugana n'Imana, iyo dusenga twumva icyo Imana idushakaho. Ndabinginga kugira ngo mufate umwanya kuba imbere y'Imana, mwanya wo gusenga. Niho Imana ivuganira natwe, niho Imana ikoranira natwe. Ndabinginga, ndabona umubare munini w'abantu turi kumwe mahangaha, ntago muri bakuru cyane, muracyari batoya. Ni mushore igihe cyanyu mu gusenga, ushyiremo imbaraga, ujye gukora wabajije Imana, ujye gushaka wabajije Imana. Kera twebwe tukibyiruka, kera hacu, niyo umuntu yajya gushaka umugore yabanza kujya gusenga Imana, akabwira Imana ati Imana uriya mugore urabona. Ariko ubu ngubu urabanza kunyuzamo abakomisiyoneri, abantu bafite abagore bagiye bashakirwa, tuzambarize mwana ubona yarwubaka. Mwabajije Imana ko Imana ikora. Muranyumva? No kubaka, ntawubakaga inzu atabanje kubaza Imana ahantu mubake. Ariko ibintu byose byabaye gutekinika, birimo abakomisiyo, no mu masengesho birimo abakomisiyoneri. Mugende umusengero umubwire ko ariko Imana yavuze, kubera ko nta mwanya wo gusenga dufite. Niyo mpamvu dufite ibintu bitari ibyacu. Umuntu agatunga umugore utari uwe, agatunga akazi katarake, kabyara abana atasengeye. Igihe cyose uzabyara utasenze uzahagira. Urugamba muri kubona abantu barwana, bafite ibintu bagiye babona, badafashe umwanya ngo bapfukane basenge. Twebwe n'imyenda twarayisengeraga, kambara wasenze. Imana akubwira ati mwana wanjye nzakwambika. Yari Imana akubwiye kuzakwambika.